nongeye kugusuzaho ukurikiye YouTube channel yanjye nkwibutsa niba utarakora subscribe kwikanda kurashya ku nshuti zawe comment igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Kuri uyu munsi ngiye kugezaho amateka y'umunyagitugu Benito Mussolini wamamaye cyane ku isi. Umutaliyani Benito Amilcare Andreas Mussolini yavutse mu mwaka w'1883 avukira mu gace kitwa Dovia di Predopio. Avuka ari we mwana w'imfura mu bana batatu. Umubyara yitwaga Alessandro, nyina umubyara yitwaga Rosa. Akaba yarigishaga ijambo ry'Imana muri Kiliziya Katolika. Akaba ari nawe watangaga ibitunga umuryango kuko umugabo we yamaraga igihe kinini mu bikorwa bya politike. Mu mabyiruka ya Mussolini yakuranye amatwara ya gisosiyaliste abikurikije se umubyara. Mu mwaka w'1919 Mussolini yashinze ishyaka ryitwa Fasciste, ari naryo ryaje kumugira umunyagitugu. Benito Mussolini yakuze akunda ubutegetsi cyane. Ubwo yari afite imyaka 39 yahiritse ku butegetsi umwami wategekaga Ubutaliyani. Benito Mussolini mu bwana bwe yagaragaje ubuhanga bwinshi mu ishuri, ariko nubwo yagiraga umurava yarangwaga n'ikinyabupfura gike, ku buryo yagiye yirukanwa mu bigo by'amashuri byinshi azira amacakubiri no guhangana n'ubuyobozi b'ishuri. Mu mwaka w'1902 Benito Mussolini yavuye mu ishuri yigira mu gihugu cy'Ubusuwisi kwiga amatwara ya gisosiyaliste. Mu gihe cy'umwaka gusa Mussolini yari amaze kumenyekana cyane mu Busuwisi. Icyakora mu 1904 Mussolini yaje kugaragara mu myigaragambyo ya politiki yabaye mu Busuwisi, bamwirukana muri icyo gihugu asubira iwabo mu Butaliyani. Ageze mu gihugu cye yakomeje gucengeza amatwara ya gisosiyaliste mu baturage, naho ntibyamuhira kuko mu gihe gito yaje gufungwa. Aho yafungiwe yaje kujya kuba umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Avanti, bivuze gukomeza imbere. Iki kinyamakuru kikaba cyaramufashije gukomeza kumenyekana no gukomeza kwamamaza amatwara ye. Inyoni ya Kagoma nicyo cyari ikimenyetso cy'ishyaka rye rya Fasciste. Mu mwaka w'1915 Mussolini yirukanywe mu itangazamakuru ajya mu gisirikare ndetse akajya arwana mu ngabo z'imbere. Bidatinze mbere y'uko araswaga agakomereka bakamusezerera, yari yarahawe ipeti rya kaporari. Intambara irangiye Mussolini yakomeje ibikorwa bya politiki, anenga guverinoma y'Ubutaliyani kugira intege nke. Mu 1919 Mussolini ahita ashinga ishyaka ryitwa Fasciste. Iri shyaka rihita ritangaza ko ritavuga rumwe na leta, avuga ko iryo shyaka rigiye kuzamura Ubutaliyani bukagera ku rwego rw'ubwami bw'abaromani bwa kera. Bidatinze Mussolini yashinze umutwe w'ingabo wari uzwi ku izina ry'amashati y'umukara, Black Shirts. Zari zishinzwe gutera ubwoba abanyepolitike batavuga rumwe nawe, ari nawo wafashije ishyaka rye gukomeza gukora. Mu mwaka w'1922 Ubutaliyani bwaguye mu mvururu za politike. Mussolini ahita avuga ko ari we wenyine ushobora kugarura umutuzo muri iki gihugu, ahita anahabwa ubuyobozi. Mu mwaka w'1925 Mussolini yari amaze kwigira umunyagitugu, afata akazina ka Iridus, bivuga umuyobozi. Ku ngoma ye Mussolini yahise atangiza gahunda yo kongera imirimo mu nzego za leta agamije kugabanya ubushomeri bwari mu gihugu, bituma akundwa cyane n'abaturage. Mussolini ku butegetsi bwe yaranzwe n'ubushotoranyi mu bindi bihugu. Mu mwaka w'1935 Mussolini yavuze ko agiye kwerekana imbaraga z'ubutegetsi bwe, ahita agaba igitero mu gihugu cya Ethiopia. Bitewe n'uko Ethiopia yari itaratera imbere mu gisirikare, ntibyatinze Mussolini barayigaruriye. Mu mwaka w'1939 Mussolini yagiye gutera inkunga igihugu cya Espagne mu ntambara y'abaturage yari muri icyo gihugu, ariko abikora agamije gukomeza gucengeza amatwara y'ishyaka rye mu bindi bihugu. Mu 1939 amaze kubona ibigwi by'ingabo za Mussolini, umunyagitugu w'Umudage Adolf Hitler yahise agirana ubucuti na Benito Mussolini, bahita basinyana amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Amasezerano yiswe amasezerano y'icyuma. Abishishikarijwemo na Hitler, Mussolini nawe yatangiye kwanga abayahudi babaga mu Butaliyani. Mu 1940 Ubutaliyani bwagabye igitero ku Bugereki buranabutsinda. Akimara kwihuza na Hitler nibwo imperuka ye yatangiye kugenda igaragara, kuko Hitler yashutse Mussolini ajya mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Bagaba igitero ku gihugu cya Polonye, Ubwongereza n'Abafaransa. Bagabye ibitero ku bihugu nka Polonye, Ubwongereza n'Abafaransa. Muri iyo ntambara Ubutaliyani bwagaragaje intege nke za gisirikare.
gisirikare. Nibwo mu 1941 ingabo z'Ubudage zaje gutabara Mussolini mu gihe igisirikare cye cyari kigiye kumuhirika ku butegetsi. Yari yarashoye igihugu mu ntambara abaturage batabishaka. Guhera aha nibwo imperuka ya Mussolini yagaragaye biturutse ku itsindwa ry'Abataliyani. Mu mwaka w'1942 mu nama yabereye mu mujyi wa Casablanca, Winston Churchill na Franklin D. Roosevelt bafashe icyemezo cyo kuvana Ubutaliyani mu ntambara, n'Ubudage babutegeka gukura ingabo zabwo zari mu birindiro byo mu burasirazuba, aho barwanyaga ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Abasoviyeti. Kuva ubwo Mussolini n'ingabo ze batangiye kumererwa nabi, bashyirwaho igitutu ndetse ategekwa kwegurana afatwa mpiri, ariko atabarwa n'umukomando w'Ubudage. Kuva ubwo Mussolini yimuriye guverinoma ye mu majyaruguru y'Ubutaliyani, yizeye ko ariho ashobora kongera kubonera imbaraga. Benito Mussolini n'umugore we na bamwe mu nkoramutima ze bo mu ishyaka rya fasciste bishwe bamanitse imbere y'imbaga. Mu mwaka w'1944 umujyi wa Roma wari umaze kwigarurirwa n'ingabo zishyize hamwe bigera naho zifata Ubutaliyani bwose. Mussolini n'umugore we Claretta Petacci bagerageje gucikira mu Busuwisi, ariko tariki 27 Mata 1945 baza gutabwa muri yombi n'ingabo z'Abataliyani. Umunsi wakurikiyeho Mussolini n'umugore we barishwe, imirambo yabo imanikwa ku rubuga rwo mu mujyi w'Imira. Abaturage benshi bo mu Butaliyani baza kureba bishimye. Mussolini wari warasezeranyije abaturage be kuzagura igihugu kongera kungana nk'uko cyanganaga ku bwami bw'Abaromani, ahubwo byarangiye agishoye mu ntambara n'agahinda gakabije. Hari amagambo uyu mugabo yasize avuze kugezana n'ubu afatwa nk'akomeye cyane. Urugero muri yo twavuga nk'aya: Mussolini yaravuze ati, demokarasi ni nziza mu mvugo, ariko mu bikorwa ni amayobera, cyangwa se ni uburyo bwo kuyobya abuyobora. Ni ikimwaro gukomeza gufatira amaboko yacu mu mugongo mu gihe ay'abandi arimo kwandika amateka. Mussolini yarongera avuga ati, icy'ingenzi ni intsinzi. Kugira ngo abantu babe ibihangange ni ngombwa kubashora mu ntambara, kabone n'iyo waba ugomba kubatera imigeri ku kibuno kugira ngo bayijyemo. Ibi kandi nibyo nzakora. Mussolini yarongera avuga ati, ibintu byose bigomba kuba ibya leta, nta kintu kigomba kuba hanze ya leta, nta n'umuntu ugomba kunyuranya na leta. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose uyu mugabo yongereye imbaraga ze cyane, gusa ntibyaje kumuhira kuko ijya kurangira yishwe n'abaturage be tariki 28 Mata 1945, bamwicana n'umugore n'izindi nshuti ze. Bicirwa ahitwa Mazegra mu Butaliyani, babica bamanitse. Nyuma yo kwicwa muri Mata 1945, umurambo wa nyakwigendera Mussolini n'inshoreke ye Claretta Petacci na bamwe mu bo mu ishyaka rye bajyanywe mu mujyi wa Emilia, aho bamanitswe ku karubanda bacuramye. Abaturage benshi barashungereye batangira kubatera amabuye n'ibindi bikorwa by'agashinyaguro byagaragazaga umujinya bari bamufitiye. Nyuma gato umurambo wa Mussolini washyinguye mu irimbi ry'ahitwa Moscow, ariko uza kwibwa n'abayoboke b'ishyaka rya fasciste Mussolini yabarizwagamo. Gusa nyuma waje kongera kwisubizwa n'ubuyobozi, ndetse bawuhisha imyaka igera kuri 11 mbere y'uko uhabwa umuryango we, ushyingurwa mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Predapio. Leta ni Mussolini, abandi ntacyo bavuze. Kubwe nicyo cyizere yihaga akagiha n'abaturage bose yari ayoboye. Mwakoze gukurikira YouTube channel yanjye, mbibutsa gukanda subscribe. Mwari kumwe na Pacifique Ngendasani. Ciao ciao. Bye.